aho muherereye ku isi yose ndabasuhuje kandi mbifuriza n'amahoro y'Imana. Aho muherereye ku isi hose turabazirikana, ntabwo twibagiwe. Mu by'ukuri ni iby'agaciro kandi biranarenze buryo umuntu ari kureba yaramutse akabona bwakeye mu gitondo, akabona yiriwe. Turi abana b'abantu, turagenda ku isi ifite ibibazo, ariko ibyo bibazo byose bifite aho bishirira ni mu ijuru, mwese murahazi. Nta wari wagerayo, nta n'uhazi, ariko ese iyo wowe utekereje ubona isi imeze ite, uri kuyireba ubona bigenda bite? Ni icyifuzo natangaga cyangwa se ni impano y'ubona aho buri wese ushaka kuyumva? Abayikurikiye muzayumve kandi muzanterere comment cyangwa se like cyangwa se share cyangwa se subscribe, hanyuma dukomeze tuganire tunavugana. Mu by'ukuri rero ikiganiro nyamukuru cy'uyu munsi kiravuga gitya. Amazina yanjye mbere na mbere yuko mvuga ikiganiro cyari kingenza, nitwa Nkundimana Vedaste, nkaba naraturutse muri Congo, niho navukiye. Naje ndi umwana, ntabwo wenda namenye aho navukiye hanyaho, ariko nzi yuko mvuka muri Rucuro. Nkaba narageze amahirwe, sinayita wenda mabi cyangwa se makeya, ariko nagize amahirwe wenda yo kuhunga kubera intambara zabaga iwacu, abantu bicana batemana. Mu by'ukuri ibyo sinari mbizi kuko nari umwana, ariko njya numvira amateka y'ababyeyi, ibyo banganiriza. Mu by'ukuri numva ari n'iby'agaciro pe, kubera yuko nta muntu ujya umenya iyo ajya atazi iyo ari kuva. Ikiganiro cyanjye rero kiravuga ngo mukomeze mugire urukundo, mubane, mukundane, Uwiteka azabahereza umugisha. Nimugira imiryango, nimugira Imana, byose muzabibona. Hanyuma ikikurikiyeho ndakeka nahereza mukuru wanjye ijambo akagira icyo yakongeraho, sinzi hagati y'ibyo ngibyo. Murakoze. Njye narenganiriye gutya, ndavuga ngo akanya karakawe, ngaho jya mbere unganirize ku by'amateka y'iwacu kuko twe twavuye turi abana. Jya mbere akanya. Yego, urakoze cyane Nkundimana Vedaste. Utubwiye ubuzima wabayeho, ukuntu wavuye muri Congo ukiri umwana. Yego. Ariko twese twaje tukiri abana, twese twakuriye hariya muzi i Nyabiheke. Yego. Bakuze nyuma yacu twakurutagaho gakeya. Yego. Ariko mu buzima wabayeho Nyabiheke, Yego. ugira amahirwe uhindurirwa amateka, uza gutura muri Amerika. Yego. Urabona ubuzima bwa Nyabiheke n'ubwo muri Amerika bitandukanye gute, cyangwa se bisumbana mu buhe buryo? Yego, murakoze cyane mukuru wanjye. Mu by'ukuri ndeba nkareba nyine yuko hari icyo Uwiteka yakoze mu byo mushimira. Nta mwana w'umuntu wakora ibi ngibi. Mu by'ukuri bitewe n'amateka nanyuzemo, kuri njyewe mbona bisa n'ibirenze ibya jenoside, kubera ko nabayeho nabi mu buzima, mbega aho nifuzaga pe naho nakwiyahura, ariko nkabura, kubera ko Imana inkunda nkabura imbaraga. Kuri wanjye urakoze cyane, mbaye mushimiye kuri icyo kiganiro. Icyo kiganiro mu by'ukuri kigira imfura pe. Nari nzi yuko wenda hari igihe abantu bajya batatana bakajya mu mahanga bagata umuco, ntibabe baganiriza barumuna babo ngo babahereze ibitekerezo. Ariko mu by'ukuri pe ubajije igitekerezo cyiza, kanze nanjye gusubize kandi urakoze. Ni ukuvuga ngo ngewe ubuzima bwanjye ntabwo bwahereye mu nkambi, ahubwo bwahereye muri Congo, niho nkunga, nibwo ubuzima bwanjye bwatangiye guhinduka nabi. Nkigera mu nkambi rero ntabwo nari menyereye iby'inkambi, nari wa mwana wanyoye amata ndi wo muri Congo, muri za Rucuro, nagiye za Ruvunda, ndaragira za hehe. Warariye igiteke? Nariye igiteke, nsomera amata, ndenzaho nkayanywa umutura, nkazikama amahirika iry'ijoro, ndi umugogwe wuzuye, ndi wanyawe kandi sinigeze njya buriya busabusa bwo mu nkambi. Ntabwo umeze nk'abadeberi. Mu by'ukuri rero mukuru wanjye pe, ubuzima bwambereye nabi, ariko Imana isubiriza igihe. Ntawe ujya umenya icyo azaba cyo, ejo n'ejo bundi uzagire neza wigendera. Ntukazite ku magambo y'abantu ngo bambwiye iki, ahubwo bakora ibyawe n'umutima wawe n'inama yawe,
n'Imana yawe. Ibyo nibyo mwifurije nka mukuru wanjye mu kiganiro rumbajije, ariko mu by'ukuri ubuzima bwanjye ntabwo bwari bwiza pe. Ariko aho bugereye hano muri Amerika, ndi muri basore bashima Imana n'abantu bakeya. Ntacyo mbaye, mfite byose, mfite Uwiteka niwe wa mbere. Nakubaza ikibazo. Yego. Ese watubwira ukuntu wenda communication, ukuntu wenda nk'abasore bo muri Amerika usanga bakunda kuganira n'abasitari bo mu Rwanda. Yego. Sometime ku buryo n'abanyarwanda basigaye bavuga ngo industry y'u Rwanda ifatiwe runini na diaspora. Yego. Ese nawe waba uteraho itafari kugira ngo muzika nyarwanda, entertainment muri rusange kugira ngo byaguke, waba uteraho agatafari? Yego, birumvikana. Urakoze cyane kubaza icyo kibazo. Ikibazo waje ni cyiza cyane. Mu by'ukuri birumvikana pe. Ariko twarahakuriye. Yego. Kuhakurira rero ni ukuvuga ngo twebwe kandi n'ururimi tuvuga usanga ari Kinyarwanda. Yego. Twebwe rero twarahunze mu gihe cy'abasogokuru n'abasogokuruza bacu. Muri za 50 muri za 40 ingahe, ntabwo twebwe twari tubizi. Rero ko waravukiye muri Kongo, ariko basogokuru n'abasogokuruza bacu ku bw'abami ntabwo twari tubizi duhari. Ariko urebye inkomoko yacu n'ururimi tuvuga usanga rutandukanye n'urukongomani. Kubera yuko weho wavutse uri umwana ejo bundi uvukira mu Rwanda se cyangwa uvukira n'ahandi wenda ntabwo nahamenya, ariko mu by'ukuri usanga twebwe kubera ko Ikinyarwanda ariko baje sogokuru cyangwa ukabaza papa wawe yakubwira ukuntu wavutse, ukuntu wakuriye ahantu runaka, wowe ntabwo wabimenya. Icyo nicyo gisubizo cyanjye. Yego. Hari ikindi kibazo wafite ngo umbaze? Ikindi kibazo cyo navuga, uri umuntu w'umusitari cyane ntabwo twakumenye cyane kuri YouTube, ako nyine urakoze cyane, ngushimiye hagati yaho ngaho. Yego. Turakuzi cyane, nta muntu wavuye ngo aramutakuzi. Yego. Uzwi n'abantu benshi cyane, ngira ngo baraza no gukurikirana kubaza ikibazo nanjye hagati aho ngaho. Yego. Iki kiganiro kiraza kurebwa n'abantu benshi kandi baraza kukubona, baraza kubona ibitekerezo byawe, kandi manje nagushimira ukuntu gusubiza ikintu ku kindi. Urakoze cyane. Ikintu cyo nakubazaho, hari akantu ko twaganiyeho Kanyambo. Ndi tayari ndaza kukubaza. Akantu ka Nyambo. Oya, ngaho ntabwo mfite ubushobozi, ntabwo muciye mu ryo uvuga. Kuko uwo nguwo ntabwo muzi. Urabisubiza kubyumva. Mu by'ukuri uraza kubisubiza neza. Urakoze cyane. Yakoze aho tweretse test tubona ukuntu mwandikirana. Yego. Nyambo ni n'umuntu uciriritse imbere yawe, ndiko nabivuga. Oya, ntagaciriritse kuko ni umuntu. Nyine ni umuntu. Wenda watubwira ngo mwatangiye kuvugana gihe ki? Se nabona biracyakomeje. Se Nyambo ni muntu ki kuri wowe? Yego. Alright, thank you. Uvuze akantu keza cyane. Ni muntu ki kuri njyewe? Yego, Nyambo Jessica, friend wanjye. Biraho ntacyo wenda sigari friend wanjye, ariko ni inshuti twahuriye kuri Facebook. Yego. Yanyandikira nkamwandikira, muraho, mumeze mute, murakomeye, se uherereye hehe, muyihe leta, se waba umeze gute. Ni ikibazo ku kindi, kubera ko aba ari ikiganiro cyimbitse kiri kujya imbere. Iyo umuntu yakwandikiye ntumusubize, bigaragara ko ari agasuzuguro, kandi ntabwo ari agasuzuguro kari aho gaciriritse, ahubwo ni agasuzuguro ka kamere. Urakoze cyane, ibyanjye byaribyo. Nakomeje kukwitegereza cyane, mbona wakomeje mu myambaro wambaye, nushaka kuzamura irasati kuri uyu ruhande higanjemo ibara rya Amerika. Ahubwo kanze nanayambare nibwo ubone ko mberewe. Hari wambaye durag. Yego, ndayo nayikuramo kugira ngo nambare kigogwe. Hanyuma iduraga rero ndaza kuba nyishyize hano, maze nambara akagofero, hanyuma kugira ngo ubone yuko ari jya mbere. Wari ugikomeza wambaye isapo irimo idarapo rya Amerika. Wambaye isengeri benshi bakunze ku bwinshi bita Wiz Khalifa. Urakoze cyane. Iyo sengeri iranahenze cyane. Wambaye ikabutura ya Miami. Yego. Wambaye Jordan yiganjemo ibara rya grey, cyangwa se igicucu. Icyango cyawe wakivuga hiki? Mu by'ukuri
urakoze cyane kuri icyo kibazo. Ntabwo icyaro cyanjye ari icy'agaciro kirenze pe kuri njyewe. yego Agaciro naba bibaho mu kiganiro kayagacamo sinzi ngo nibara bakita kayaga ntabwo mbizi. Nari nkikubaza Faustin, nari nkigusubiza ubwo ati ni iby'agaciro mu by'ukuri kuganira nawe kandi ndagushimiye. Hagati y'abo ngushimiye byimaze ku mutima, ntabwo ari ugushima by'uburyarya cyangwa byo gushima bidafite agaciro. Ndagushimiye ku nkungu mpaye y'igitekerezo. yego Hagati y'ibyo ngibyo ibyo wari ukumbaza ndakeka wari ukumbaza ku by'ibyangwe, uri kumbaza ku bya Marina, ariko mu by'ukuri nakubwiye ko njya nkurikirana ibyanjye. Yego yambajije kuri mushiki kuri mugabo we. Yego si we byo Tiki Brown. Yego si byo wambaje ndashyomye. No okay niba ncyomye urandaza kumbabarira. Urakoze cyane nabyo. Mu by'ukuri ni ibyo ngibyo, ni ukuvuga ngo ngiye ku byango byanjye ndi wa musore, nta mugore ngira ngo nabyaranye nawe, nta mwana ngira mu gasozi, ntaki. Ndi wa musore akoranye ikinyabupfura. Ikinyabupfura ndabisubiramo gatatu. Ikinyabupfura Andrew bisubiremo wamfura. Yego urakoze cyane. Ikinyabupfura kimbitse, ikinyabupfura. Ndi wa musore warezwe n'ababyeyi, ndi wa musore nanyweye inzoga ako nabonye na n'ubu ndacyazinywa, sinabura kuzinywa kubera ko inzoga nywa sinzinywa nka babandi abo bazinywa zikabanywa. Ngewe rero ndazinywa ntizinywa ko ndi imfura, nzi agaciro ka muntu. Uri imfura itari gito. Yego ndi muto sindi gito. Urakoze cyane. Akira mwakora mu mitozo intoki zigira impyisi. Yego kandi ntukabure umuryango nibyo mwifurije. Ntukabure abagutembera mu rugo rwawe nushaka n'umudamu. Ntukabure mama wawe, ntukabure papa wawe, uzagire amahirwe n'imigisha kandi uzatunga utunganirwe, ugira amata ku gisabo. Nibyo mwifurije. Urakoze cyane. Nibiki akandi kantu ko nakubaza, ese nk'ubu hari ibintu turi kuganira hagize nk'umuntu wifata akavuga ngo aragiye, ni cyo kintu wamukorera? Yego mu by'ukuri kubera yuko burya imfura nezishima. Gushima ni byiza, ni nawo muco w'abakera. Yego abo bo sinzi ukuntu bateye, ntabwo nyamenya kuko njye sindi ubu. Ahubwo njyewe ndi uwo mu kindi kinyejana. Ndi uwo muri 93. Ndi uwo muri 93 mfite imyaka 31 hafi 32. Yego ntabwo ndi uwo mu bihumbi bibiri nicyo kinyejana. Yewe ndi uwo mu kinyejana cy'abasogokuru n'abasogokuruza n'abatate n'abapapa. Iyo kuko ikinyejana cyuzuye ibihumbi 2 byuzuye. Yego turi kujyana. Yego ubwo rero ntabwo njyana nabo kuko abo ntabwo bihuye. Sinaganira n'umwana ufite imyaka 18, 20, 22. Hari akantu kuvuza n'ikinyejana, ikinyejana cyuzura ibihumbi 2 byuzuye. Igihumbi. Yego siko babarase. Igihumbi, ikindi gihumbi, ikindi gihumbi. Bikaba ikinyejana. Yego siko bakibara. Sinziriwe n'abansobwe wansobanurira tu. Ako niko ni hafi aho nanjye niko nditege. Niko nayo mbyumva. Urakoze cyane. Yego. Hagati y'aho ngaho nari ngisoje. Wasoje? Ikintu cyo navuga, ese ni ibiki uza muri Amerika, ese waje ndakubaza umunyamakuru. Sindi umunyamakuru wabigize umwuga, sinigeze nkora umunyamakuru, just turi kuganira nk'inshuti. Wenda nakubaza, ese uza hano muri Amerika waje kuri visa yo kwiga, waje kuri visa y'impunzi, waje muri gahunda za leta, ese waje mu ruhe rwego, ese ufite iyihe ntego? Yego mu by'ukuri kano kanya turi kuganira, urakoze. Icyo ni ikibazo cyiza akira akora mu mitozo. Burya wakura pe, ndakurahiriye kandi nakuraze. Ndi nkunda Imana, yitwa Vedaste. Ndakuraze uzagire urugo rwiza, ugire n'umuryango ukubaha. Urakoze cyane. Nawe uri imfura mwana. Nakubonye nzi kuganira. Buriya twaganira kandi ngiye twahuze.
kandi uri murumuna wanjye sibyo ariko ndakurahiye wampaye inka imbere y'Imana yego sinamweye ntacyo nakoze ariko ndagushimiye ku kiganiro umpaye kandi umpaye igitekerezo nahereza n'undi muntu nawe uzahereza n'undi nibyo nkuraze kandi uzabigera akira wakoze cyane yego ese kandi uri imfura mwana wansubizaho ikibazo cyo nawe nkubaje wansubizaho ikibazo cyo nawe nkubaje ese ongera hari gihe areka turashaje turabakera twaba mu bindi binyejana none tugeze mu bindi ijya mbere ungero unsubiriremo mbasha kumva wansubiza kino kibazo ese uza kuza muri Amerika waje mu rwego rwo kwiga mu rwego rwa gahunda za leta mu rwego rwa business mu rwego rw'impunzi ese waje mu ruhe rwego ese ufitiye gahunda yakoze ntabwo ndibuze kuganira amenshi kuko amenshi agira inka ndakuganirira ku gisubizo n'ikibazo wambajije yego by'ukuri naje hano muri Amerika nta ntego nari mfite yego ko sinari impazi yego bya bindi nagiye kubona mbona bateruye bya bindi bijya bigenda harya babyita mwana wa mama ni indege n'ibiki mbona bica mu bicu ni indege yego urakoze cyane n'ibyogajuru yego mbona ngeze mu matarasi nari nyazi ntacyo narize ni nko kuyobora inka nawe urabizi umuntu waragiye akanywa amata akanywa na nyina ubwo ntiyaba yaranyoye amata aba yaramuye amata ubwo nari mbizi ewana aha twavuga nuko ibyo bige ukuntu byagenze nuko ngera hano sinari mpazi ariko nahageze hano nahigiye isomo rishobora kukugirira ubuzima bwawe bwiza cyangwa bikabwira bubi rivuga gute rero singiye gutukana singiye ntukana ndi imfura soko zatukana ndi imfura urakoze ariko icyo uzaba cyo ntaho kijya kandi hano muri iki gihugu turimo mwana wa mama muri no country muri iyi Amerika turimo si iwacu mujya muhibuka muhazirikane ariko kubera yuko ari heza sibyo haba heza bitewe no kubishaka nushaka kubimbwa uzabimbwa nushaka kuba umugabo kandi uzagira urugo uzaruta wese azakubaha urushaka wese azakubaha Faustin yego uko uzashaka kubaho niko Amerika izakubwira ntacyo ndicyo ndi umwana w'umuntu mbese ndi igipompo kigenda kuko ibyo mfite ni umwuka gusa w'Uwiteka naho ibindi byose niba ureba ngo kubyibuha ngo kugira ute ejo waba agati ukaba nka kano kavere mfashe ariko ibyo byose tubikesha Uwiteka gusenga nibyo bijya mbere murege nyabona mu mpakanya mwamfurame n'imfurakazi mbasabye akanya pe kandi niba munkunda nkabakunda mukampe pe yego murakoze cyane kandi no kukamana pe nakubaza akabazo kandi nsoze niryo nandi nkisoza bati umuntu ntacyo ari cyo ni benshi nagiye mbona bapfa ntahindusha ubwiza ntahindusha uburanga ntahindusha agaciro imbere y'ababyeyi babo wenda ntahindusha agaciro n'imbere y'Imana wenda ndatanga urugero ngiye gutanga urugero ariko umubyeyi ahari mama Sava wo mu ya mbere umubyeyi mama Titi cyangwa umubyeyi mama Mberabagabo cyangwa mama wanjye wambyaye Mukandori n'abashiki banjye mu by'ukuri hari umusore wo kwa Mberabagabo nakundaga witwa Sava washaje ariko yari umudive wuzuye mwifurije iruhuko ridashira iryanjye ryaribyo ryambere ryo waje kumbaza urakoze cyane kandi ufite umutima wa kimuntu yego aha umaze imyaka 2 hano muri Amerika yego uri wa muntu mbese umaze ufite experience hano muri Amerika ntacyo uri kwiga no muri ndagerageza ntabwo mbizi nta experience mfite kuko ndagerageza uragerageza nko kuri kubivuga watubwiye ko uzi ururimi rw'Icyongereza buhoro buhoro ndatuwayinga nabyo ntabwo nkizi kuko nabakivukiyemo nako bakizi yego urakoze cyane uri gusubiza nk'imfura yego noneho wenda wagira gutya ukaba wabwira abakunzi bawe bari gusoma ikubundi bamfuka yanga kako ndikoma yego kanze nanjye
mbanze nsomeho kugira ngo mbone ikiganiro. Witsemo. Nsome kuri kano kajuisi ndebe niba mu muvugo ndi kumva hasa nk'ahumakaye kandi nsinga kakare. Itsemo gusa. No. Akirajya mbere nakomeza. Noneho kumva agahogo kagororotse. Nibiki rero. Yego. Abantu benshi bakuze mu zina nibiki. Yego. Izina rya hitinze cyane rya hiti. Yego. Wagira icyo ubwira abakunzi bawe mu Cyongereza. Yego. Then tukanabasezera. Yego. Ikiganiro cyacu. Yego. Kigasoreza aha kandi waganiye nk'imfura. Urakoze cyane kandi ntukabura amata ku ruhimbi mwana. Akira mbaye ngushimiye. Hagati yaho kambanze nkore mu mitozo abandi ndaza kubashimira nyuma. Shora mu mitozo ya dike hanyuma namwe kambashimire muri aho. Kandi mwakoze cyane kumva ibitekerezo byanjye. Mbaye bashimiye pe nk'abantu mwitanze n'ubwitange nta kiguzi natanga kiruta mwebwe ntabwo kibaho. Mu by'ukuri pe murakoze. Kandi mbaye bashimiye ikiganiro cyanjye cyari icyo kanze nkomeze ibyo warumbajije. Yego. What's up guys? What's up people? What's up my brother? What's up mommy? What's up my sister? Everything people, every country, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Nairobi, and the big city for Kenya. And Dubai, Abu Dhabi, and every country for him. Appreciate. I'm cool for him. Right here, American. My name Vedaste. Mbashimiye ndagacanga mu n'akanyarwanda kuko ni byiza ni n'iby'agaciro. Biranashimishije guhura n'umuryango ungana gutya mwari muziranye. Murakoze cyane mbaye bashimiye abari bumbone aho muherereye hose hagati yaho ngaho nshimira mbere na mbere nshimira producer edit wankoreye ibi bintu ndagushimiye. Rero nibiki turagushimiye kuba twakwakiye hano kuri Fred Production. Yego. Abantu baze gukora share, comment, bavuga ukuntu ibintu babyumva. Yego. Uyu ni umuyoboro mugari kandi twishimiye kwakira mukabura amata yawaganiye nk'imfura kandi wakoze cyane. Wakoze cyane nawe mwana. Akira shiraho mwana. Bitambo y'abasolange yari yarumviye. Amen.